muri ibi bihe turimo abigendemo gute yitegura kugaruka kwa Kristo. Asesenguzi b'ibimenyetso bigezweho bibirimo gukoreka abana rero biriya hari n'igihe mbwira abantu rero murimo muratigiye iyo ndebye mu mbabarire gukoresha iryo jambo iyo ndebye ubujiji mu misesengurire y'abakristo kw'inkuru ya Yesu ku isi hose ntabwo kimwe mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nk'uko abakristo cyangwa abantu babyibwira ari bibi gusa. No induka ariko twe twagumye gukomeza twabaho turiho. Niba uri umwana w'Imana ukabuzi ngo umwana w'Imana agenda rye, niba uri uwera mu gihe nk'iki cy'ubugoryi ukabuzi ngo twebwe turabera abera b'Imana nuko bagenda. Umuntu udahindurwa n'ibihe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo ko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi niko azahora iteka ryose. Ubwo rero urumva niba uri muri Kristo akaba muri wowe nawe wagombye kuba udahindurwa n'ibihe, ukaba umukristo udahindukana n'ibihe, udahindurwa n'ibihe nubwo ujyana nabyo. Ngomba gukora niki ntabwo ari ukubijya impaka, icyo ngomba gukora ni uguhora niteguye nka ba bakobwa 10 barimo bamwe b'abanyabwenge n'abandi b'abapfapfa, itabaza ryanjye rikaba ririmo amavuta. Yazaza agasanga icya mbere agasanga nariyandikishije namwakiriye nk'umucunguzi n'umwami. Bivuga mu yandi magambo nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icya kabiri nkasanga mu bitabo by'imirimo ndimo. Abantu twabwira ngo kugira mu byo wagutegetse ureke isi komeza igende. Pastor bazajya hariya hasi yego hagahinduka atari mfite amavuta navanye muri Israel n'ahandi. Oye donc inyigisho ziri practical nk'izo Yesu yari pragmatic, yari pratique. Yesu yarazaga akabwiriza ubutumwa yabona abantu bashonje akavuga ati ariko abantu baranashonje ati muwagaburire. Dusenge dusabe umubyeyi wacu umushumba Kanoni Pasiteri dusengere. Reka dusenge. Imana turagushimye Mana yacu, icyifuzo cyacu gihoraho iteka ryose kuzaturinda imirimo y'imfabusa, ukaturinda amagambo adafite icyo yungura, kandi waduhaye isezerano uratubwira ngo umwuka wera naza ngo niwe uzatuyobora mu kuri kose, niwe uzenda ku byabo akabitubwira, niwe uzakorana natwe. Umwuka wera rero tuguhaye rugari kugira ngo uyobore iki kiganiro, amagambo yose uyashyiremo ubuzima kugira ngo ye kuba amagambo y'impfabusa, kandi utwungura ibitekerezo naho tutabifite, n'ibyo dufite ubisobanure neza, kuko niwe uzi neza abantu bazakurikira iki kiganiro n'abazacyumva. Iki kiganiro kizabe cyo kubaka, kizabe cyo kubungura, kizabe cyo kubagirira umumaro, kandi kibe cyo guhisha umwami wacu icyubahiro no gushyira hejuru izina rye no kwagura ubwami bw'ijuru. Hasigaye izina ryawe ryubahe Umwami Yesu, ubwoko bwawe buhabwa umugisha kubw'iki kiganiro, mu izina ryawe Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze. Uyu mwanya rero ndagira ngo twibwirane ntereye hano iruhande rwanjye, twibwire umwirondoro wawe. Aduhe n'indomero y'indangamuntu. Murakoze. Nibyo koko amazina nitwa Mukiza Jean Claude, ndakijijwe, nsengera mu itorero Zion Temple Gatenga, ndubatse. Ndumva ubuzima magambo bake ibyo birahagije. Mwirondoro y'irangamuntu si ngombwa. Nanjye nitwa Mwarimu Betty, nkorera umurimo hano i Remera kuri ADPR muri Chapelle Anglo-Francophone, niyo nshinzwe. Imana ibaha umugisha, dukomereze hano. Mwarimu Betty. Yewe nitwa Antoine Rutayisire, ndi umupasitori mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, nyobora paruwasi ya Remera ku Giporoso. Murakoze cyane. Nitwa Nyirimine Alexis, ndi umukristo wa Kacyiru muri ADPR, kandi umudiyakoni muri iryo torero.
bakoresha indimi z'amahanga, icyongereza n'igifaransa muri iryo torero. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Iki kiganiro rero gifite teme ivuga ngo umukristo wo muri ibi bihe turimo yabigendamo gute yitegura kugaruka kwa Kristo cyangwa kwa Yesu. Umukristo wo muri ibi bihe turimo abigendemo gute yitegura kugaruka kwa Kristo. Iki kibazo ndahera kuri Dr. Pasteur Canon akidusubirize aduhugunga. Reka mbanze nkorohereze nyuma uze gukomeza uvuga pasiteri, kuko ndumva ari mu pasiteri urimo hano jyenyine, naho ibyo bindi byose ni ukuremereza, kandi ibiro mfite ubundi ndumva bimpagije, ntabwo nkeneye kongeraho ibindi. Umukristo muri ibi bihe, reka tubanze duhere kuri iki kintu cyitwa muri ibi bihe. Umukozi w'Imana Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo Timoteyo, ngo mu bihe bizaza cyangwa mu bihe bya nyuma hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, ngo bakunda impiya, ngo badakunda ababo, ngo birarira, ari indashima, ngo bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bakaguhakanisha ingeso zabo. Urebye muri kino gihe navuga ngo niko tumeze. Rero hakabaho n'ikindi cya kabiri, nureba wenda nko kuri YouTube uzabona abantu bose muri kino gihe babaye abasesenguzi b'ibihe bya nyuma. Ntabwo nshaka kuvuga amazina y'ama YouTube TV amwe n'amwe, ubona mbese rwose bigize abasesenguzi b'ibimenyetso bigezweho birimo gukoreka. Abana rero biriya hari n'igihe mbwira abantu ariko murimo muratigiye, murambwira yuko mwereka abantu ibimenyetso, ariko abo ngabo se bumvuga ko batigihe, nabo bafite amatsiko y'ibyo bimenyetso. Umuntu arakubwira ati ibimenyetso iyo dusoma biratwereka yuko kugaruka kwa Kristo kuri hafi, ariko wareba abantu ugasanga barayitwara nk'abo muri ibyo bihe birushya. Abantu barashaka amafaranga ku ngufu, abantu bigize abasambanyi babishakira n'ibisobanuro, abantu ntibakundana uko byari bikwiye, yewe ntibakunda n'imiryango yabo kuko ingo zirimo zirasenyuka. Ukavuze ko abantu barimo kuvuga ko ibimenyetso birimo kwirundanya, ariko nkaba muri imyitwarire y'abantu itandukanye. Icyo gihe rero iyo uhereye aho ngaho niba utangira kumenya ngo ariko umukristo muri kino gihe yagombye kwitwara, yagombye kwitwara nk'umukristo, kuko burya umukristo yagombye kuba umuntu udahindurwa n'ibihe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Ubwo rero urumva niba uri muri Kristo akaba muri wowe, nawe wagombye kuba udahindurwa n'ibihe, ukaba umukristo udahindukana n'ibihe, udahindurwa n'ibihe nubwo ujyana nabyo. Kuko buryo uzarebe Yesu we yari azi kugendana n'ibihe, ariko uko yabwiye umugore w'umusamariyakazi bahuriye ku iriba, ntabwo ariko yabwiye Nikodemu w'umufarisayo usobanukiwe iby'idini. Uko yitwaye kwa Zakayo w'umukoresha w'ikoro, ntabwo ariko yitwaye kwa Simoni w'umufarisayo. Yitwaraga, yarebaga, yagiraga icyo kintu cyitwa aha hantu ndaba nte appropriate, mbese nditwara nte mu buryo bukwiriye nkurikije abantu ndi kumwe nabo. Icyo ubundi nicyo twagombye gukora, ariko ntabwo bivuga ko twagombye kuba kamerewe nk'uruvu. Uruvu ni rwo rugenda rwagera ahantu rwabona ibintu ari icyatsi narwo rukaba icyatsi, rwagera ahantu rwasanga ari umuhondo rugahindura ibara rukaba umuhondo ku buryo rusa naho ruri. Oya, twebwe tugomba kumenya aho turi, ariko tukamenya n'abo turi, kuko twebwe ijambo ry'Imana urebye amazina batwita, by the way, reka maze nkubwire akantu kamwe, nta hantu namwe uzabona muri Bibiliya batwita abakristo. Ntabwo Pawulo yigeze atwita abakristo, nta hantu uzabona Yohana atwita abakristo, nta uzabona Yesu atwita abakristo. Cyakora abanyamahanga babise abakristo. Wewe rero abantu ni abakristo kuko bababonagamo Kristo bakumva bavuga Kristo. Ariko ubundi twebwe batwita intore z'Imana, batwita abambasaderi ba Kristo, batwita abagaragu b'Imana, ariko ryo nkunda batwita abana b'Imana. So hari amazina Imana yatwise, batwita bera. Donc twagombye kuba bo turi bo, mu magambo make twagombye kuba bo turi bo, nubwo isi yahinduka,
ariko twe twagumye gukomeza tukabaho turiho. Niba uri umwana w'Imana ukaba uzi ngo umwana w'Imana agenda atya, niba uri uwera mu gihe nk'iki cy'ubugoryi ukaba uzi ngo twebwe turabera, abera b'Imana nuko bagenda tukagenda. Niba uri ambasaderi wa Kristo, ntabwo uzabona ambasaderi w'igihugu runaka arimo kwitwara nk'aho yagiye, ndetse kenshi banamubuza no gufata imico yaho. Ashobora kwiga ururimi rwaho ariko ntabwo azahinduka umuturage waho. Ambasaderi w'Abanyamerika ahindutse umuturage w'u Rwanda, icyo gihe bamuhamagara ubwo ambasaderi bwe bwaba bwarangiye. N'ibindi n'ibindi. Reka rero ngira ngo ne kwiharira ijambo kuko turi benshi, namwe mugira icyo mubivugaho. Murakoze. Turi mu bihe isi ivuduka n'iterambere, ikoranabuhanga ryateye indi ntera y'inyigisho ziyobya zitakwemererwa gutambutswa mu rusengero, zabonye umwanya wayo zinyuzwa indwara z'ibyorezo nka COVID-19 zabaye impamvu kuri bamwe zo kutaboneka mu rusengero, bavuga ko Imana ariyo yazifunze. Mu by'ukuri nk'abakristo murakoze kudusobanurira ko twe turi abana b'Imana, turi abera, ntaho Bibiliya itwita abakristo. Ariko ntekereza ko impamvu bitwa abakristo I think ko bari barakurikiye Kristo, aho ntaraharenga kariya kara kanyuzemo ariko gafite icyo kavuga. Mu by'ukuri se nk'iki kibazo, ese ibi tuvuze haruguru umushumba tubifate nk'ibimenyetso simusiga bigaragaza ukugaruka kwa Yesu, munabihuze n'icyo Bibiliya ivuga ku kugaruka kwe, kuko hari abantu bavuga ko ngo insengero zarafunze, ngo ni Imana yazifunze. Mushumba ntaraha umwanya abandi mwadusobanurira ariko reka manze musubize icyo ngicyo. Ngewe ndaseka cyane iyo ndebye, mumbabarire gukoresha iryo jambo, iyo ndebye ubujiji mu misesengurire y'abakristo. Fayini, ubundi ahantu hambere hakorerwa ibyaha ku isi ni mu tubyiniro, n'utubyiniro twarafunze. Aha kabiri hakurikiraho ni mu tubari, n'utubari twarafunze. Ahandi hakurikiraho harya amafaranga y'abantu benshi hakabatera ubukene ni muri betting, naho harafunze. So iyo rero abantu bambwira ngo insengero zarafunzwe, rero rwose ikitarafunze ni iki? So iyo ubonye ikintu usangira n'utari umuntu wizera, ugasanga bafunze betting, bafunze akabari, bafunze akabyiniro, bafunze n'inzira kuko dutaha kare, bivuga ngo n'indaya zajyaga zitega ntiziri butege, bafunze amarogi, bafunze, warangiza ukavuga ngo hari ibimenyetso ngo bafunze insengero. Icyo ni ikigeragezo cya rusange ku bantu bose. Icyo nta nubwo ari n'ikimenyetso na gitoya kijyanye n'imyizerere. Ikizajyana n'imyizerere, bazafungura ibindi byose bafunge insengero, kandi insengero ziri mu byafunguwe mbere. Twafunguye mbere y'utubari, twafunguye mbere y'utubyiniro, two ntituranafungura, wenda ubu nibwo barimo kudufungura. Twafunguye mbere ya za sauna massage, twafunguye mbere. Kuki abantu batamenya gusoma ibimenyetso? Ntabwo babimenya. Ariko na Bibiliya niko ivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kubura ubwenge, kubera kutamenya. Ahandi n'Imana ikanavuga ahubwo ngo nimubura ubwenge nzabareka. Ubwo rero tukiri hano hantu turi kumwe nka timu, kandi nayo igiye ifite ibintu yabaza pasiteri, kuko cyangwa yakunganira, yabaza cyangwa akanunganira. Ariko tugize n'umugisha akanagira n'ikibazo yakibaza bigendanye n'iyi teme yacu. Ese urabivugaho iki Mr. Claude? Murakoze cyane. Nagira ngo cyane biba binagoye kuvuga umushumba arangije kugira icyo avuga, ariko nagira ngo ngire icyo mvuga ku bijyanye n'ibi byo kuvuga ngo kuguma mu rugo cyangwa se icyorezo cya COVID ni ikimenyetso, ni kimwe mu bimenyetso cy'iminsi ya nyuma. Iyo dukoze referanse kuri Bibiliya, nako twatangiye tubivuga, biri tubwira ko hazaba ibihe birushya. Ibi rero nanavuga ko ari agace gato muri ibyo bihe birushya,
kuko nabyo biraruhije, ariko ntabwo navuga ngo ni icyo kibigaragaza. nabyo umushumba yavugaga ati utubari n'ibintu abo bantu babivuga akenshi bagendera aho bari bivanye n'aho bari. hari n'ibihugu bitigeze bishyira abantu mu rugo, mbese aho ngaho Yesu we ntabwo hamureba, birahari turabizi cyane. ntabwo rero icyo nabona ko ari ikimenyetso. hari ibihugu bitigeze byahungabanye ariko bitagaragaje guhungabana kwabyo. hari ibindi bihugu byazahaye cyane kurusha ibindi. ariko iyo ugiye muri biribona mu kimwe mu bimenyetso bizagaragaza kugaruka kwa Yesu, nta nubwo ari n'ibibi. numara bisomye za kureba neza muri Mateyo bavuga kogera cyangwa se kugera kw'inkuru ya Yesu ku isi hose. ntabwo kimwe mu bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nk'uko abakristu cyangwa abantu babyibwira ari ibibi gusa. no, ibyo bibiri iyo bisomye urabibona. harimo ndetse mu kimenyetso harimo kumenyekana kw'inkuru ya Yesu ku isi yose, ku buryo nta excuse izavaho ngo ntabwo nigeze menya ubutumwa bwiza. icyo nicyo nagira ngo mvuge kuri icyo bimenyetso bya nyuma. abantu babireba buri gihe muri sense negative, ariko ntabwo ari byo. murakoze cyane. ariko wenda nongereho ikintu mu buryo bw'ibimenyetso. buriya iyo umuntu afashe ibimenyetso nk'ibi by'ibyorezo, icya mbere reka dufate ibintu bitatu. kuva aho Yesu yasubiriye mu ijuru, twinjiye mu bihe bya nyuma. ba Pawulo bo bari bazi yuko azanagaruka ahubwo bakiri ku isi. bavuga ati twebwe bazaba bakiri hano, bari bazi ko ari buze mu gitondo. none haciyeho imyaka 2000 irenga, ariko nabwo baje Yesu kwamubwira utari koze kutaza. yabwiye ati ariko murambirwa vuba. sinababwiye yuko imyaka 1000 kuri gihe wari nk'umunsi umwe. Yes. nagiye ejo bundi iminsi 2 maze gusa ngiye ubu ngubu murarambiwe. uze ahubwo rebe ikibazo cy'abakristo mbona. hari ibyo yasize atubwiye nk'ibyo Claude yaravuze. aho ariko mbere yuko nza ubutumwa bugomba kubanza bukabwirizwa abari mu mahanga. ubundi rero twe twagombye kwita ku byo yasize atubwiye, ntitwite kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo uzareba abasirikare iyo babahaye misiyo imvura ikagwa, ntabwo batangira kuvuga ngo imvura irimo iragwa. bo barakomeza bakaba muri misiyo imvura ikagwa. aho mbere ku Barusiya neje yabagwiriye, bashobora kubashyira muri misiyo bakabohereza ahantu muri misiyo, bagerayo bagasanga hari ibihuru by'amahwa. ntabwo bazavuga ngo ariko murabizi ngo ahantu mwadutumye ngo twasanze hari ibihuru by'amahwa, bagateza ubundi tubatuma twari tubizi ko n'ibihuru by'amahwa bizaba bihari. bo barakomeza bakagenda. niyo mpamvu buriya Pawulo akoresha ibigereranyo byiza akavuga ngo nta wandikiwe ubusirikare wivanga mu by'ubu buzima ngo abakinejejwe bamwandikiye igisirikare. twebwe turi abantu bari on mission. ariko ngewe nsanga duhugiye mu kugaruka k'umwami wacu. navuga ariko hari ahantu Yesu yavuze ngo arahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga ahugiye mu byo bamubwiye gukora. ngewe murambwira ngo mwirangara, mureke duhugire mu byo batubwiye gukora. ubu koko ninde umuntu yicaye hano, igihugu cyuzuyemo indaya, igihugu cyuzuyemo abanyabyaha, igihugu cyuzuyemo abasinzi, igihugu cyuzuyemo ingo zirimo gusenyuka, barangajwe ngo n'ibimenyetso. kandi bazasanga murangaye nka ba bakobwa bari bicaye mu matabaza yabo hatarimo amavuta. umuntu bamuhaye akazi ngo agakore agiye kurangazwa n'ibinyuzeho. wari ufite akazi wakoraga ngo haciyeho ibimodoka, ngo haciyeho ibiki, ngo haciyeho indege mu kirere, utereka tujye kurangarira muri ibi ngibi. pasitori, imodoka igahaye viza yo kujya muri Amerika ngiye gukora iki? ko bafite abavugabutumwa bahagije. biriya ni ibirangaza. dufite umurimo twahawe gukora. naho ibimenyetso by'iminsi ya nyuma, hari igihe numva abantu bavuga ngo korona, ahubwo nuko tudasoma. musomye Spanish flu yabaye na bubonic plague yabaye imbere yayo, n'ibindi byorezo byagiye biba. ahubwo iyi korona yishe abantu bakeya. bubonic plague yishe abantu 50,000, yarwawe n'abantu bagera kuri 500,000. byiza cyane. noneho umuntu akakubwira ati isi yarimbutse, tugeze mu minsi ya nyuma. ni minsi ya nyuma, umunsi Yesu yasubiye mu ijuru twinjiye mu minsi ya nyuma.
duhora dutegereje kugaruka kwe, ariko yaduhaye imirimo tuzasigara dukora. ngira ngo aho niho dukwiye kubwira abantu, twabwira ngo kugira mu byo wagutegetse ureke isi ikomeze igende, ko ntizahagarara gukora. Erega n'ikindi na Yesu barambaje ati se ubundi uzagaruka ryari? Aravuga ngo si ibyanyu. si ibyanyu, si ibyanyu kumenye kubara iminsi n'ibihe, ibyo si ibyanyu. Iryo jambo ryari rifasha cyane, kuko iyo bije wa mugani uti ibi si ibyanjye, bisi ibyacu no gutegereza Yesu, kuko aba yabamenye kera kandi yarabatsindishije. oya rwose no kumutegereza gusa. urabona koroniza abantu bose bahizeho tumutwe. Cyewe nari ndi mu masengesho mbwira Imana ko insengero wazifunze, irambwira ngo nimukomeze mugende, dukomeze tugende, kandi bafunze insengero ngo n'ubundi sinigeze mbabwira ngo mujye mu nsengero. hariho nigeze mbabwira ngo mujye mu nsengero, mwe nimukomeze mugende. uzi iyo twakoze, twafashe aya makamera tujya kuri Zoom, tujya kuri YouTube. naje kubona yuko rimwe na rimwe twebwe duhugira aho kubaza Imana ngo ariko se ko mpuye n'amahwa n'ibibazo. niyo mpamvu abasirikare bagenda n'ibyombo. iyo agiye agahura na obstacle ahamagara muri headquarters, aho mwari mudutumye dusanze bahashinze imizinga ikomeye cyane. hari n'ubwo babwira ati nimugaruke inyuma, bakabaha iyindi order. ubundi headquarters nizo zitanga order, twebwe natwe dufite headquarters zo mu ijuru, dufite na ligne de communication. iyo rero ibibazo bibaye ntabwo upanika, ntabwo uta umutwe. n'abo bantu bakubwira ngo abakristo ngo ntibazagaruka mu nsengero, ntabwo ariko abo ngabo ni ba bandi nyine babonye impamvu borosoye uwabyukaga. nta gahunda bari bafite, n'ubundi bari barambiwe byo gusenga, bari bacogoye. babonye haje korona bati tubonye impamvu, ati n'ubundi insengero Imana yarazifunze. yazifunze kuwa kangahe? yabikubwiye icishije muri hejuru, kuko Imana yo ntijya yivuguruza. aho uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo abwira abantu, akababwira ngo ntimukirengagize guterana kwera nk'uko benshi basigaye babikora, ngo ahubwo uko mubona wa munsi urushaho kwegera ngo murusheho kubikora. so meaning ngo turusheho guterana kubera yuko wa munsi urimo uregera, turusheho kwegerana, kuko igiti kivuye mu muriro kirazima. umukristo wiyizoretinze akajya ahantu wenyine akavuga ngo jyewe wadaheri nzasengera mu rugo ndihagije, ujye umenya ngo igiti cyavuye mu muriro, ikara rivuye mu muriro, igikurikiraho next rizima ako kanya. n'umukristo wavuye mu bandi, buryo ujye umenya ngo uriya yazimye, cyakora ntacyo bitwaye, tuzasubira kumushaka, ubwo tuzaba tubonye abandi twongera kujya kubyutsa no kubwiriza. ariko ubundi biriya hari n'abo njya numva babivuga kuri YouTube, nkabona babigize inyigisho, nkabona n'akaba ngabo muzakubitwa ndeba. umugaragu uvuguruza shebuja. Sagiye hari ikintu njya nibaza, ijambo rye rivuga ngo abaye yabamenye kera ngo kandi yarabatsindishirije. ariko birumvikana, abaye yabamenye kera kandi yarabatsindishije. ubwo ushatse kubaza ngo hari n'abatarabayo? ariko ubundi na Yesu yarabivuze, yaravuga ati yewe abanjye baza aho ndi. ariko abayo, iyo ugiye muri Yohana, ariko twari tukiri aha hantu, ariko iyo ugiye muri Yohana nk'igice cya mbere, umurongo wa 12, tubona famiye twibonamo uyu munsi, tubona aho byaturutse. bavuga ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye, yego, abo nibo bayo. iyo famiye niyo twibonye muri uwo muryango kubwo kumwemera. ariko twebwe yanatwemeye tutaramwemera. ubundi wemera Yesu basanzwe yarakwemeye mbere. yego, murakoze. nagira ngo nibarize pasiteri, ahari yenda icyo kibazo yarabajije nticyaba gifitanye isano na ba bantu bajya bavuga ngo bazajya mu ijuru ngo umubare waruzuye, kuko dufite inyigisho hanze aha nyinshi. hari n'abafite abavuga ubuntu butanga ubuntu. ibyo turibariza icyo. reka duhere ku nyigisho z'abahamya ba Yehova. yego, bavuga ko umubare wuzuye. hano uriya rero njyewe hari igihe abantu bajya impaka, mpora mbibwira abantu, mfitemo n'inshuti zanjye n'abavandimwe, cyambwira abantu ariko muba mujya impaka z'ibitabareba. umubare wakuzura utakuzura, it's not my business. yes, njyewe my business ni uko nshaka Yesu. yaravuze ngo bazanshaka bambone nibanshaka n'umwete. naza akambwira ati wowe rwose uratura ku isi, kuko burya n'abahamya ntabwo bavuga ko umubare w'intore wuzuye,
bavuga ko abazatura mu ijuru 144,000 ngo umubare urazwi waruzuye. Sinzi niba waranuzuye kuko njya mbona bongeyemo n'abandi ariko icyo si cyo kibazo. Yewe hari abo tujya tujya impaka bakambwira ati mu ijuru rwose hari abazabayo ariko twe ntiturimo. Ahubwo ngewe icyo si ikibazo. Yesu naza akambwira ati turatura ku isi mpfa kuzaba mpari. Naza akambwira ati iyi si twayirambiwe nabateguriye gutura kuri Marisi mpfa kuzazamuka nkagera kuri Marisi nkaturana nawe. Icyo ngomba gukora ni iki? Ntabwo ari ukubijya impaka. Icyo ngomba gukora ni uguhora niteguye nka ba bakobwa 10 barimo bamwe b'abanyabwenge n'abandi b'abapfapfa, itabaza ryanjye rikaba ririmo amavuta. Yazaza agasanga icya mbere agasanga nariyandikishije, namwakiriye nk'umucunguzi n'umwami. Bivuga mu yandi magambo nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icya kabiri nkasanga mu bitabo by'imirimo ndimo. Ariko ikinejeje ni uko niyo nawe nariyandikishije mu gitabo cy'ubugingo hasigaye nkibera umunebwe. Kuko uzitonde usome ibyahishuwe neza, baravuga ngo nuko ikindi gitabo aricyo gitabo cy'ubugingo kirabumbura. Abo basanze batanditse muri icyo gitabo bakurikira Satani n'umuhanuzi w'ibinyoma n'urupfu n'ikuzimu mu nyanja yaka umuriro n'abandi banyabyaha. Ngo ariko ngo barangije ngo n'ibindi bitabo noneho byo ni byinshi birabumburwa, ari byo bitabo by'imirimo, ngo buri muntu wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. Ngewe rero nifuza ko mboneka mu gitabo cy'ubugingo aho ho nagezemo. Ubu nta kibazo mfite, aho sinjya mbishidikanya. Hasigaye icyo nkora ni ukongera utunyenyeri ku rutugu, kuko ngo azaba warahinduriye benshi ku gukiranuka mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Donc nkazaza bagasanga mfite imirimo, aho ibindi bisigaye ngewe sinzahugira mu bimenyetso. Cyo nzi ni kimwe, Yesu navuze impanda nzaba niteguye. Yasanga nsinziriye, yasanga ndi maso, yaza ku manywa, it doesn't matter. Yambwira ngo turatura hano ku isi, yambwira ngo turajya mu kirere, ibyo ni ibye. Hari igihe duti ibyacu tukajya mu by'abandi. Ntabwo Yesu yigeze atubwira ngo muhangayikiraho muzaba. Yavuze ngo ngewe ngiye kubategurira, ibyo ni ibye ntubikora. Ngewe icyo nshinzwe gukora ni iki? Ni ukuzuza ibyo yansabye. Akazasanga ndi mu byo yansigiye gukora, ntabwo azasanga ndangaye. Tukiri aho ngaho wari ushatse kutwunganira. Nari nshatse kungana, ariko hari icyo nashakaga. Twari tukiri kuri cya kintu cy'iminsi ya nyuma n'ibimenyetso byayo. Ntabwo ari ibintu wenda twanasimbuka ko nibyo twarebye ko na Pawulo ubwo ari hano yabonaga ko wenda ari ibintu bizaba ejo. Yabonaga Yesu ko ari bugufi cyane. Ariko tukiri aho ngaho aho twarebaga kuvuga ku byerekeranye n'iminsi ya nyuma, hari n'akantu mushumba komojeho ati kwaba ari ukujya kuri Marisi, nzi ko ndi mu bari buzajyayo. Ariko iyo urebye muri Daniel mu gice 12 muri Daniel igice cya mbere cyaho kimanutse yerekana iby'iminsi ya nyuma nk'uko ari byo twarimo tuganiraho. Ariko ni nabyo nanone umushumba yavuze kumuca mu ijambo, yavuga ukuntu iriya Spanish flu yishe abantu benshi pari raporo y'iyi covid yabaye umunsi. Nibyo, kandi usanga impamvu covid itisha abantu nka kiriya gihe nuko hari uburyo bwo kuba isi isa nk'iyakangutse kurenza kiriya gihe. Aho niho nshaka kugana rero. Nagira ngo mudusobanurire buriya bwenge Daniel yavugaga ko mu minsi imperuka muri Daniel 12:4 ni ubwenge bujyanye n'uburyo abantu bari kuvumbura ko abantu bajya kuri Marse, ni ubwenge bujyanye n'ubugizi bwa nabi buri ku isi. Mubibona buti muri tekinoloji mubibona buti? Oya, ni byose buriya. Ndaguha ingero ebyiri. Umuntu witwa Alfred Nobel, uriya haweho Prix Nobel, we yakoze urutambi ibintu biturika. Ntabwo yari yaratekereje ko urutambi ari rwo ruzakoreshwa akavamo amasasu n'ibindi byose byica abantu. Noneho umuntu aza kwibeshya. Hari umuntu witwaga Nobel wapfuye, batangaza mu kinyamakuru ngo wa mucuruzi w'urupfu yapfuye. Noneho Alfred Nobel abisomye biramubabaza cyane. Aravuga ati abantu nuko bambona. Aravuga ati noneho reka nshyireho ubutunzi bwanjye bwose nakuye muri ubu bucuruzi bw'urupfu nk'uko babyitaga, reka bujye mu guteza imbere isi mu byiza. Ashyiraho Prix Nobel. Niyo mpamvu uzabona habaho Prix Nobel iyo umuntu wavumbuye ibintu mu miti, muri shimi, Prix Nobel mu kwandika, Prix Nobel muri fizike, Prix Nobel y'ibigira umumaro.
ubwenge bwariyongereye ariko buzanamo n'ubucuruzi bw'urupfu. Uwitwa Oppenheimer yari muri ekipe yakoze bombe atomike ya mbere, bakoresheje amaforumire, noneho baturikije ese ya mbere arahera bavuga ngo we have invented hell, ngo isi twayiremeye umuriro utazima. Rero kuvuga ngo ubwenge buziyongera, ubwenge bwariyongereye ariko muri uko kwiyongera hazamo no kubukoresha mu bibi. Nk'ubu mu ntambara ya kabiri y'isi abanyaburayi bakoze ubushakashatsi bakora ikintu cyitwa anthrax. Anthrax bashaka kujya kuyitera mu Budage, ni Imana yagize neza ntibayitera kuko mwari kubona ingaruka mbi za arme microbiologique. Aya mavirusi menshi akorerwa mu bushakashatsi. Kuko rero se ubu ukora ubushakashatsi kuri virusi ngo uyikoreshe iki? Ngo wica abantu. Ubushakashatsi bwakoze ubushakashatsi bw'imiti ariko bunakora n'ubushakashatsi bwa bombe à hydrogène, bwa bombe à neutron, bwa bombe microbiologique, bikubwira ngo havuyemo ibyiza mu kumenya. Ariko burya n'icyo Imana yari yaravuze, ibuza Adamu na Eva kurya igiti cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Kuri kiriya giti niho havuyemo science ivamo ibyiza n'ibibi. Iki rero nicyo kibazo dufite, twariye ku giti cy'ibyiza n'ibibi, kimenyesha ibyiza n'ibibi, ukamenya gushaka umuti uzakiza abantu indwara, ariko ya laboratwari igakora na anthrax izabica cyangwa n'ubundi burozi. Aha rero niho ikibazo kiri, kuko siyanse yiziyongera kandi siyanse uburyo tuyikoresha bigaragaza ubunyabyaha bwacu. Tuyikoresha ibyiza nk'uko Imana yaturemye, ariko twayikoresha n'ibibi nk'uko Satani yaduhinduye. Nuko bimeze. Ntabwo mbaye konvenkaho. Daniel we ibariza ikibazo ndagusubiza. Daniel yaramubwiye ngo genda Daniel, ngo mu minsi ya nyuma ubwenge buziyongera. Ubwenge buziyongera, bwariyongereye. Dans quel sens? Ni positif cyangwa negatif? Muri sanse zose. Muri sanse zose kuko bwariyongereye muri positif. Kubera ko buriya guhera ku ntambara ya kabiri y'isi indwara zicaga abantu benshi, niyo mpamvu ubona nyuma y'intambara ya kabiri y'isi population y'isi yikubye nka kangahe. Kubera iki? Kubera ko bavumbuye penicilline, indwara n'indi bishamikiyeho, bavumbura amavaccin, bavumbura indwara zituma abana badapfa bakiri batoya. Ubwenge buriyongera, isi nayo irunguka. Nibyo. Ariko birangije ubwenge buriyongera n'isi irangirika. Hazamo za bombe atomike. Ibiriya bintu byose byaje vuba aha ngaha. Ubundi babaraga yuko isi yahindukaga buri myaka 500. Habaga habaye ikintu gishya, isi igahindura isura. Urebe nko mu 1490 n'ibindi bavumbuye imprimori. Ubwenge buriyongera kuko ibitabo byacapwaga bandika n'intoki, batangiye kubicapa n'imashini, za universite zihita ziyongera, ubwenge buriyongera ku isi. Sibyo? Ariko byatwaye imyaka igera kuri 500, bigeze mu 1990 tuva muri periode industrielle tujya noneho muri information technology. Ubu isi isigaye ihinduka buri myaka 10. Nibyo. Nureba nk'umuntu wapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, nta nubwo yarazi ko izi telefone mobile tuzazigenda. Telefone mobile yamaze gukora mu minsi mikeya iba yahindutse kamera, mu minsi mikeya iba yahindutse ntuza dukoresha kuri internet. Donc ubwenge buriyongera mu buryo buri exponentiel, ntabwo bikiri uguteranya no gukuba, byabaye exponentiel. Ni ibintu rero ibyo Daniel yavuze byo biragaragara, ubwenge buriyongera ahubwo kurusha uko twashobora. Ubu abantu barajya kuri Marisi, barimo barinvestisa amamiliyari n'amamiliyari ngo bajye gushaka amazi kuri Marisi, ngo bazajye guturayo. Ubwenge bwariyongereye, ntabwo babihakana. N'u Rwanda rusigaye rwohereza ibyogajuru mu kirere rwose. Ibyo ndishimyeho impamvu nawe bibazaga iki kintu. Abakristo benshi ntabwo ariko bumva ibyo bintu nk'uko mubivuze, bo babyumva muri sanse ahubwo iri negatifu. Baravuga ati n'ubundi bintu
Daniel nawe yavuze ko ari ubwenge buziyongera bo bakabireba mu buryo bw'ibibi. Ariko nkurikije analize mu dukore nanishimiye cyane nk'icyo nakibajije nanjye najyaga nakibazaho cyane. Bwiyongereye ngenda mbifashe nko bwiyongereye ku kigero kinini ndetse cyiza kiri avantage ku kiremwa muntu cyane, kandi nanjye ndiko nabyemeraga kuko twigeze kubiganira n'abantu avuga ati no bo bareba isi mu buryo ubwenge bwiyongera mu buryo bubi cyane. Ariko nkurikire ubugororanyi mu dukoreye nanjye aho niho narindi mbona bwariyongereye ahubwo ku kigero kiri favori ku kiremwa muntu. Ariko buriya nabyo ni ingaruka z'imikorere yacu, kuko hari domene zimwe twahariye abapagani n'abazigiyemo tubaciraho iteka kubabwira ubutumwa turabireka. Iyo urebye za universite zikorerwamo ubwo bushakashatsi twaratangiye turavuga ngo abantu bize ngo ntibakizwa, byanditse hehe? Aho bahera muri ariya magambo Paulo yandikiye abakorintho akavuga ngo n'ubundi mu gutoranywa kwanyu ngo nta banyabwenge nta n'imfura nyinshi bagaragayemo. Ariko iyo yari statement y'ibyabayeho, ariko ntabwo Paulo yigeze yanga kubwiriza abanyabwenge. Noneho ugasanga abantu ubu abanyabwenge twarabaretse, abanyapolitike twabahaye satani, abakinnyi n'abanyamideli twabahaye satani, kandi abo nibo b'influences. Noneho barangiza bakubwira ngo isi irimo iraba mbi. Yabuzwa n'iki kuba mbi aho ibitekerezo byayo biva twaranze kujyayo? Aho niho ikibazo gikomeye kiri, kuko muri wa murimo Yesu yadusigiye yaratubwiye ngo mugende muhindure abari mu isi bose, bivuga ngo nabo barimo n'abanyabwenge tubatagetinge, n'abanyabwenge tubahindure. Noneho bwa bwenge bafite aho kugira ngo imbaraga, uriya ikintu kimbabaza cyane iyo urebye amafaranga akoreshwa mu gukora ibyo bibi aruta kure. Uzi yuko hari igihe njya ndeba nk'indege imwe y'intambara, nigeze kuba ndimo kureba indege imwe y'intambara yo yenda kunganya bije n'u Rwanda. Ubwato bumwe bw'intambara buriya bwa porutaviyo narebye amafaranga butangaho trillions z'amadolari. Ya mafaranga udashobora no kwandika muri calculatrice ngo ajyemo mu madolari, kandi nawe yaravuze ko wafata nk'ubwato bumwe bw'intambara bw'abanyamerika akabusenya akatwihera amafaranga yabo, u Rwanda twaruhindura paradizo. Ariko imbaraga zijya mu bibi n'ubutunzi bujya mu bibi buruta kure cyane ubutunzi bujya mu byiza. Ariko ni byiza birahari, siyansi yarabiza. Umupasiteri duherutse kuganira, umupasiteri witwa Pasiteri Musisi, baraganiriye aratubwira ati isi iyobowe na Satani. Abishingira ukuntu ngo Loni ijya kubaho, ngo uwayiyoboye wa mbere ngo yashinze akazu k'ibigirwamana, noneho uburyo ariho bakura imbaraga zo gukora ibibi aho kugira ngo bakore ibyiza. Ngo ni ikimenyimenyi ngo isi yaba yaritekereje gukora ibyiza, kuko Loni niyo iyoboye umuryango mpuzamahanga uyoboye isi. Akavuga ati yaba isi yaritekereje gukora ibyiza isi yahinduka nziza. Ariko noneho kubera Loni itekereza ibintu bibi gusa, itekereza kwica, itekereza gukora ibyo birwara, itekereza gukenesha abantu ibintu nk'ibyo. Urabizi Alex, reka yewe twemeranye kutemeranya kuko yewe sinjya mba mu bantu b'abararumiste ngo bavuge ngo Loni nta kintu kizi ikora, ngo ikora ibibi gusa. Ngo isi ugiye muri Loni wasangamo n'abakristo bizera Imana cyane, ntibikuraho yuko mu isi habamo ibintu bitari byiza. Ariko njyewe ntabwo njya nemeranya n'abantu batekereza yuko Loni nta kindi ikora uretse ibibi gusa. Ariko sinanahakana yuko isi itegekwa na Satani, kuko urumva na Yesu ntiyigeze abihakana. Satani yaramutwaye aramubwira ngo izi ngoma zose narazeguriwe, nupfa ukamukandamya ndaziguha. Ntabwo Yesu yigeze amubwira ngo urabeshya, oya. Ariko amaze kuzuka yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, kandi agiye kugenda aravuga ngo mbahaye ubwo butware. Ikibazo rero kiri muri twebwe, ntabwo ubutware bwacu twabukoresheje. So nta na rimwe ngewe njya mburama isi iteka ryose navuga nto, ikibazo ntabwo kiri mu isi, ikibazo kiri muri twebwe. Ikibazo kiri muri bande, kiri mu mitekerereze yacu.
ko yasize aduhaye ubutware, aratubwira ati izi ngoma zose Satani namwambuye urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu, none hano ibyo mu isi no mu ijuru nabyo nabihayeho ubutware kandi ndabubasigiye. Twigeze dutekereza nk'abatware bw'umwami wacu, ntabwo twamuhagarariye neza. Ngewe rero ibyo ngibyo sinjya mbitindaho, kuko iteka ryose iyo abantu babivuze ndavuga ntoya, iyo mubivuze binyibutsa ko tutakoze akazi kacu neza, nimubyihorere, ahubwo tujye kumubaza ngo twakora dute, kandi yari abizi ko tuzabyica. gusa ikibazo gihari ni kimwe twese twirengagiza. Uyu munsi pasiteri bagurutse ukavuga uti ngiye guhindura Kigali, katuvuge Kigali yonyine, ngiye guhindura Kigali, wabona abakurwanya benshi. Oya, ibyo mbwira unyemeranye nanone twe kubyemeranya. Unyemerere twe kubyemeranya. Reka nkwereke impamvu. Paulo yaranditse aravuga ngo yewe inshuro 3 bankubise inka, inshuro 5 abayuda bankubise inkoni 39, inshuro imwe banteye amabuye basiga ameze nk'uwapfuye, inshuro nyinshi nari mu nyanja, ubundi nari mu butayu. Ninde wari wagukubita inkoni? Ninde wari wagukubita inka? Reka nkubwire, twebwe ahubwo twagiye muri zone ya fiya y'ubwoba. Ba Paulo baravuga tumva turabwiriza ubutumwa, mudukubite, muducucume, mudufunge, ariko turabwiriza ubutumwa. None twebwe barajya kwandika constitution bakavuga ngo mufite uburenganzira bwo guterana, mufite uburenganzira bwo gusenga, nta uri bunkubite. Twarangiza ngo buriya ushatse, ese Kigali wabihindura ute? Ushaka kuyihindura nziza, ntabwo leta y'u Rwanda yakurwanya. Uje ukavuga ngo dore ibyo ba Petero bakoraga, baravuga ngo nta mukene wababagamo. Ubu urambwira ko dukoze porogaramu yo kugaburira abakene bari muri uyu mujyi, mayibobo zose tukazikura mu muhanda, leta ntiyongere guhangayika, abakabwira ati ahubwo n'amafaranga bwana mufite ajya muri ni muyaduhe mujye mudukontorora. Umva leta yagukomera amashyi ikanabiguhembera. Bakubwiye bati imiryango irimo gusenyuka, tugiye kwigisha abantu imiryango y'abanyarwanda ibe solid, abagabo bakunda abagore, abagore bakunda abagabo, abana barirwe neza. Leta yakurwanya ite? Twebwe ntabwo twatumwe ibishobora gutuma leta iturwanya. Leta izakurwanya nutangira kuzana za propaganda ngo zo kuba perezida, ngo no kuba iki, utangiye kwiyamamaza. Ariko niba utiyamamaje ukaba utarwanije leta, ukaba urimo gukora ibyiza, na Paulo yarabyanditse aravuga ngo niba udashaka gutinya abategetsi jya ukora ibyiza. Aho rero ngo ushatse guhindura Kigali ngo leta yakurwanya, ahubwo yakongerera imbaraga. Ntabwo njye navuga ko uwakurwanya ninde? Ni bagenzi bawe. Aha, bagenzi bawe mukorana umurimo, usanga ari intambara zituruka reka muri noneho rero oya, noneho ikiganiro niho kijya kuryoha, kuko urumva Yesu yabivuze neza, aravuga ngo iyi nzu yigabanije ubwayo irasenyuka. Urambwira ngo leta ntizaturwanya, ngo uzarwanywa na pastori mugenzi wawe, ngo na apotre mugenzi wawe, na evangeliste mugenzi wawe. So icyo ntabwo ari ikibazo cy'isi, icyo ni ikibazo cyacu twebwe. Sibyo navugaga, ntabwo twabayeho twagombaga kubaho. Rero muri iki tubyemeranye, ahubwo dore reka twebwe tuve muri ibi ngibi tuvuge ngo reka dusubire mu muhamagaro wacu. Ibihe bibe bibi cyangwa bibe byiza, tube tuzi ngo twebwe dufite umuhamagaro, that's what we focus on. Ibyo nibyo tugiye kwitaho. Naho ubundi usanga twebwe tumeze nk'awa muntu Cino wacu yanditse mu gitabo cye ngo tumeze nk'awa muntu ngo imbeba yasohotse mu nzira irimo gushya, ngo afate inkoni ajya kuyirukankana. Inzu yawe irimo irashya, wirukankana imbeba. Ngewe nta kibazo mfitanye n'abaturwanya, nta kibazo mfitanye n'uko isi mbi, mfitanye ikibazo natwe twagombaga kuyihindura nziza, tukaba tudakora umurimo wacu neza. Durega mbikwereke, uzaze hano nyuma ya saa sita nibwo uzumva nicara hano nkakira abakristo bavuye muri ADPR, nkakira abavuye muri Zion, nkakira abavuye muri Vivante, nkakira abavuye muri iki. Habura gusa kuki muza hano abapastori banyu bagiye ngo ntabwo twababona? Twataye umurimo wacu. Donc urugo rurimo rurasenyuka, umuntu yajya gushaka inama akabura uwayisaba. Turajya kwigisha ugasanga ibyo twigisha nta n'uwo byahindura. Twarangiza tukavuga ngo isi yabaye mbi kubera twebwe. Rwose muzasome Bibiliya zanyu muzasanga twebwe Yesu yaravuze ngo mbasize mu isi muri umunyu w'isi. Pastor, mukiraho nagira ngo akantu mukavugire rimwe. Mubona muti
ubushumba bw'iki gihe byoroshye kuba wabona minisitiri kurenza kubona umushumba wawe, ukamubona gusaba amafaranga mu buryo bumwe cyangwa butandukanye, ariko kugira ngo umwakisesinga da 5 ans bikakunanira. Ibyo nyambwira abakristo banyu, nashimye ko mwebwe mwicaye hano mutari n'abangilikani, njye mbwira abakristo banyu nkabwira ariko muzajya mujyana ibyacu iwanyu ngeyo hanyuma jye mungemurira ibibazo. Icyo kintu, ikiriya kintu rero nicyo twebwe ubu turimo turinenga. Nuko twinengera kuri kamera ariko nta kibazo, ahubwo muzabibona azamenye ko tubinenga. Ubundi umushumba, umukristo wamuhaye icyacumye nagombye kuba available, nkaba disponible. Reka nkwereke, umwarimu wa primaire baramuhemba, sibyo? Kandi rimwe na rimwe usanga ahembwa nabi kuturusha, ariko kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu amasaha 45 yose aba ari ku ishuri akaboneka. Pastori kuva ku wa mbere ngo bayakoze ku cyumweru ngo yaruhutse, fine. Noneho naza akore ku wa kabiri no ku wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru, bigira inzira. Iki rero bivuga ngo kuba twebwe tutarahaye umurimo wacu imbaraga ngo tunashyireho na za mekanisme za control, ngo dushyireho n'uburyo bwo gukora nk'uko abandi bakora. Niyo mpamvu ubona tudahindura isi. None uzahindura isi utagiye ntiwicaranye na shobuja. Twahoze tubiganira, wenda muraza kubigarukaho. Bangiza umushumba, ibyo gusenga ndabigabanije, sinicarana na databuja ngo ampa amabwiriza. Burya umwambasaderi wese iteka ryose ahora ari en contact n'igihugu cyamutumye. Ntituri en contact n'igihugu cyadutumye, aricyo cyitwa ijuru. Turarangije n'udukeya tuzi, dukoza amasaha. Umva, reka mbabwize ukuri, uzashaka azanshyire mu rubanza tuburane, ashake avoka, njyewe nta n'uwo nzashaka. Muzabara amasaha abapasitori bakora mu cyumweru bicaye mu biro ku kazi, murebe imbaraga dushyira mu gukora umurimo w'Imana. Ibi rero ndabivuga nk'umwigisha w'abapasitori, nigeze kwicarana n'abapasitori nigisha ku ishuri rya teoloji, ndavuga nti mureke mbereke impamvu tutagera kuri byinshi. Akazi burya umusaruro iteka ryose ungana n'igihe wamaze mu murima. Uzarebe burya mu Rwanda abantu beza ibintu byinshi ni abantu bo muri north, hariya za Musanze, za Burera. Abaturage baho barahinga, n'ubu ugiye wasanga bari mu murima, banatwara n'impamvu. Ariko nk'iyo ugiye iwacu mu Buganza, mu gace ka East, mu Mutara, saa 5 bose baba bagiye kugira bate, bahinze amasaha make bamara menshi mu kabari. Uzabara amadayihatsu aba mu Rwanda, ajya East n'ajya North uzasanga atangana. So icyo rero ndimo kuvuga, reka ndangize mu murimo w'Imana. Igihe tuzamara dukora nk'uko ba Petero bakoraga, wibuka igihe ngo abapfakazi n'imfubyi bari batangiye kujya bacuranwa, baravuze ngo nimutoranye abantu babiringirwa buzuye umwuka. Urumva, nta nubwo batoranyaga babonetse bose. Imishinga yacu dusigaye tuyishinga babonetse bose, ariko bo bagomba kuba ari abantu babiringirwa kandi buzuye umwuka, nibo bazacunga imishinga yacu. Natwe niturangiza, twebwe tuzakomeza umurimo wacu wo gusenga no kugabura iby'Imana. Ngaho nimunsubize ku rutare rw'intumwa n'abahanuzi, mumbwire ko dukora nk'uko bakora. Oya, birumvikana ntabwo dukora nk'uko abakera bakoraga, dukwiriye ahubwo kwisubiramo, kuko iyo urebye usanga ibibazo byinshi biba mu bitiriwe izina ry'Imana. Ariko nkabihuza n'ijambo riri muri Timoteyo rivuga ngo ibice 3, mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye, ngo kuko abantu bazaba bikunda, birarira, bakunda imiya, batarabera. Iryo jambo rivuga ngo bazaba banafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga zabo. Witegereje abantu mu rusengero ubona bafite ishusho yo kwera, ariko se ko umubare ari mwinshi w'abasenga, kuki abahinduka ari bake? Icyo rero nicyo cya kibazo pasiteri yavugaga, dukwiriye kurebera hamwe nk'abantu bamenye Imana tugahindura ingeso. Reka twumva Alex hari ikintu yendaga kuvuga, ndamuzibiranya. Buriya ngiye kuvugira nk'uvugira abakristo, kubera ko ndi umukristo, wenda muri abayobozi ariko ngiye umukristo. Twebwe nk'abakristo, ibyo ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo muzane 1/10 n'amaturo mu nzu y'Imana, kugira ngo bibe mu nzu y'Imana.
none uyu munsi pasiteri si ufite indi midugudu cyangwa iyi ni paruwasi ufite indi midugudu hasi. Iyo midugudu yo hasi rero usanga izamura byose bya bindi bya 10 n'amaturo byose ugasanga byose babizamuye hejuru aho kugira ngo twubake wa murimo wo hasi. Noneho impamvu abakera babishoboraga, izo ntumwa n'abahanuzi baricaga bagasangira ibyabo byose byakozwe n'intumwa havuga, yego bakabisangira nibyo namwe kuko harimo Ananiya na Safira ariko barakubise banyuragije ukubiri n'abantu ariko barapfuye nyine ariko ubu ntibagipfa. oya reka mwereke uriya turagenda tukabekera ibintu. kuki tutagisangira byose? Ntabwo tukibisangira. reka twumvikane. buriya nibwira yuko uretse leta yacu nziza byose wakasanze abakristo barwaye amavunja abashumba nta oya reka tubihuze buriya na ziriya ntumwa za mbere zari zifitemo akantu kenda kumera nk'ubuyobe ariko kari keza. urumva umuntu yagurishaga ikibanza isambu yose agaterura ibyo yagurishijemo akabizana, uwugurishije igitoki byose akazana, ngo noneho intumwa zikabifata zigasaranganya abantu. iyo ni kominisime. uretse ko yari nziza itarwanyaga Imana, ko buri kintu kibi kominisime yakoze yashatse gusubira mu by'intumwa zakoraga ariko ikuramo Imana. ibyo birise. noneho icyo nari kubabwira, birya byo hariho akantu kenda kumera nk'ubuyobe, ariko hari ikintu Imana ubundi yari yarategetse yuko tugomba gusangira tugafatanya tugashyigikirana tugakomezanya. uzarebe burya wa Pawulo ntabwo iyo nyigisho bayikomeje ngo mujye muzana ibyanyu byose. Pawulo ageze mu bagira iki yabisize i Yerusalemu ngo bataha biriya ni iby'i Yerusalemu, sinzabizana abantu b'i Yerusalemu. abantu babagira iki ariko nawe yarabivuze ngo abayuda bakunda ibimenyetso ariko bagira iki bashaka ubwenge. rero ntabwo ari kubajyana muri ibyo bintu byo kubabwira ngo nimuzane ibyo, bari kuvuga ati mu mibare dukora ibyo ngibyo, ariko ntibikuraho yuko Imana yari yarabitegetse na ba Pawulo barabyigisha yuko tugomba gukenura abakene, tukambika abambaye ubusa, tugacumbikira ababuze uko bamera, tugafatanya. ikibazo rero wabazaga kiri hehe? buriya sisitemu igenda ipfa, noneho ibizamutse hasi byose wavugaga ngo bazamura hasi. Ngewe hano ngira umugisha, ngewe ni paruwase ariko natwe dufite structure. hano abakristo batanga ibya 10 n'amaturo, hagira kota ngemura kuri diyoseze kuko nayo igomba kubaho, ariko ntabwo bituniga, nta nubwo bimuza gukorera abakene. muri ikitubuza gukorera abakene ni umutima dufite. ngewe nibwira ngo twagombye gusubira inyuma tukavuga ariko umwami wacu yadutegetse gukora dute. umushumba according to Jesus akora atakora iki? abaho ate? erega nabyo tugomba kubitekereza. umushumba abaho ate? uyu mwarimu nk'uyu abaho ate? tukamenya ngo ukora ku gicaniro atungwe n'igicaniro, ibyo kujya gushugurika bivemo atungwe n'igicaniro. kuko burya umutambyi iteka ryose Imana iravuga ngo ajye yambara mu gahanga agakamba kanditseho ngo yerejwe Uwiteka, exclusively dedicated. donc uyu nguyu ujya ubona iyo kuri za ministeri hano wani ngo parking reserve y'u ministeri, iyi parking nta undi muntu uyiparikamo uretse ministeri. karya kantu nicyo kavuga ngo uyu muntu yerejwe Uwiteka, nta wundi akorera Uwiteka. tukabimenya. nkaba hano umukristo ushaka akambona, nkategura inyigisho nkazisengera, nkavuga nk'uvuye kuvugana n'umwami mu ijuru, ibitangaza bigakoreka, umwuka akamanuka. ibintu twarabicuritse. umva reka tunabivemo kuko twarabivanze, dusigaye tuvuga ngo yewe rero ngo ufite amavuta nkawe, ariko ayo mavuta mwayihoreye ko n'iryo jambo ntarisanga muri Bibiliya. ngo ugiye ngo ndagendera mu mavuta yanjye nkawe, ayo mavuta mwayihoreye ariko mukaduhaho. kuko urumva iyo umuntu yatangiye kuvuga ngo aragendera mu mavuta ye, biba bikuyeho ko ayo mavuta tugomba kuyasaranganya nayo, kuko ngomba kumanura za mpano z'umwuka, si mpinduka igitangaza giteretse hariya hejuru, ahubwo nkawuhinduka dispenser, nkamera nka siterine bavomaho, donc nkacomeka impombo zose, noneho buri muntu wese akagira amavuta. naho muri kino gihe umuntu azigaye usanga wera ati ngewe amavuta yanjye ntakorwaho. Pasiteri, ako kantu ntabwo numvaga, ntekereza ko ahubwo gishobora kuba ikintu gikomeye mu byo twaganiraho uyu munsi, atari cyo twibwira. nabukurikije ejo bundi muri kwigisha muri Foursquare. itorero rigira igihe
hari igikorwa bakoze cyo kugira uwo bafashe uwo baremeye nk'uko tubivuga mu mvugo y'iki gihe. Wahoze akahistware gato k'umusore cyangwa yabaye umugabo wari umukristo, nyuma itorero rikamutererana cyane akaza kudizatinga, tubyite gutyo entre guillemets. Ndanone ngaruke ku kintu njye nabamenye muri AAA. AAA nanjye yaramfashije mu bihe twari tuvuyemo bikomeye cyane, turebe ejo hazaza ntituhabone. AAA yafashije mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Uyu munsi wanasoreje ukantu kuvuga uti twe iwacu dufite abashinzwe kumenya abantu bazahaye aho hantu. Aho hantu rero niyo mpamvu navuze mbaje kuvuga ibyo byose kugira ngo aho hantu twe kuhasimbuka tuve ngo ntibitureba. Ngeze aho ngaho uri umushumba ariko uri n'umwarimu w'abashumba. Kuki utabitangaho impuguro ahubwo nawe ntubireke nk'abandi ntibiri. Buriya reka nkubwire ahubwo icyo ngicyo uje wenda ku ishuri aho twigisha abapasitori. Yego. Ngewe mpora mbwira abagenzi banjye ngo dukwiye guhindura izi nyigisho zigisha abapasitori, tukabigisha inyigisho n'ukuri ziproduce abapasitori bazajya hariya hasi. Yego. Hagahinduka atari mfite amavuta navanye muri Israel n'ahandi. Oye. Donc inyigisho ziri practical nk'izo Yesu yari pragmatic, yari pratique. Yesu yarazaga akabwiriza ubutumwa, yabona abantu bashonje akavuga ati ariko abantu baranashonje. Ati muwagaburire. Ati urumva amafaranga twayakurahe. Ati mwicaza abantu kandi muwagaburire. Umunsi tuzatangira gutekereza gutyo, Yesu azagura ubushobozi bwacu. Kuko ngewe ndabibona iyo wicaye ukavugana na Yesu, ubu bukungu bwose isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka ntabwo yananira kudukoresha akagaburira abantu. Uzi yuko utangira gukora ibintu n'umuntu udasenga akaguha amafaranga. Nagiye mbibona kenshi, waruvuze ibyo byo muri AE nakozemo, hari abantu baduhaga amafaranga rwose. N'ubu ngubu ugiye n'ubiracyahari by the way. I know. Ariko ugiye ukajya muri AE ukareba amafaranga akoresha, ntabwo yose ava muri churches. Watangara ahubwo ubonye ava mu zindi sectors ntashaka kuvugira hano. Aza kubera ko Imana iyo yaguhaye umurimo ikavuga ngo genda wite ku mfubyi zawe, amafaranga irayaza kayatanga, ikavuga ngo izi mfubyi simwe mwaziciye ababyeyi ariko ubwo mwiyemeje kuzigaburira ndabaha iby'isi kuko ni ibyanjye. Ukabona pe ugize favor kuri za leta zaye naziki bakaguha amafaranga n'ibyo utatekereza ko bashobora kuguha. Ibi rero ndagira ngo wenda twebwe ahubwo tugaruke inyuma, twongere tunezeze umwami wacu, twongere tubabo tugomba kubabo, twongere duhabwe za mbaraga. Ni muri iyi minsi yewe ndimo ndavugana n'abantu bawe, ariko mureke narigishaga abanyeshuri ejo bundi tukwiga ibintu bya revival no gukora kwitora imboga, ariko ni mureke dusenge nka Gideon, twegere Imana tubwire ngo ariko Mana za mbaraga zagiye. Rero reka nk'ubutumwa mwagenera bari badukurikiye tugana ku musozo. Seso ubwo hari ubundi reka ijambo rimwe gusa. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi muzabyongererwa. Tuzabyongeraho ubutaha. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, twongere tugusabe ngo iki kiganiro kizagira umumaro mu mitima y'abantu. Buri muntu wese waduteze amatwi umufashe kurobanuramo ibimureba, ko mu kiganiro kingana gitya siko byose umuntu aba bikeneye, ariko harimo kimwe umuntu asigarana kikamwubaka, kikamwubakira, kikamuteza imbere. Reka izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, imbaraga z'umwuka wera zikomeze gukora mu buzima bw'abantu bawe, ubwami bwawe bukomeze kwaguka buri munsi. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. ARABOHORA